Mwaramutse kandi mwongeye kwirwa bakundi mukunda gukurikirana kuri Coast TV ndetse na Big News TV. Kano kandi tukaba duherereye mu mujyi wa Huye ari kubera half marathon cyangwa se ibirometero 21 ku babisiganwa ku babigize umwuga. Hakaba hari Minisitiri w'Uburezi akaba yaje nawe yitabiriye kuba yakurikirana uyu muhango, akaba ari ku nshuro ya gatatu, akaba ari gikorwa ngarukamwaka kiragenda gikomeza kigenda kibera mu karere ka Huye. Tukaba ngiye kugenda nkomeza kubakurikirana ndaswenda mbamenyere mbabwire mbamenyeshe ni ukuntu byagiye bigenda byose bigenda birangira n'ukuntu byose byagiye bigenda bimera. Thanks, turabakunda ndabibakurikiranira. Kano kanga ndimo ndagenda nerekezaho biraza kuba byarangirira, gusa tugerageza kuba twanenga umujyi wa Huye bitewe nuko wenda bafata itangazamakuru cyangwa se bakabimenyekanisha. Ngo ni igikorwa twavuga ko ari cyiza, igikorwa kizamura urubyiruko, kigateza imbere wenda siporo, kigatuma hari n'ababikunda ndetse bikaba byanatuma hari n'ababigirira umumaro, bikaba byababera umwuga. Ariko natwe itangazamakuru kandi rikomeye kandi rirabigeza ku bantu benshi, ubwo reba ni nanjye urekuye video bwa mbere ntabwo twahawe agaciro, tubinenga tuvuga ati wenda biracyari gutangira cyangwa se n'ibintu biri kugenda bitangira. Ari kumva half marathon ibaye ni edition ya gatatu, akaba ari ikintu cy'igikorwa ngarukamwaka. Sorry gato munyangane ku majwi atarari kuza neza. Ikaba ibaye ku nshuro ya gatatu, akaba ari igikorwa ngarukamwaka kigenda kibasha kuba kigenda kibaho.